Nshuti bakunzi ba Kamera Gospel TV Show twongeye kubasuhuza twifuriza kugira ibihe byiza ndetse ni magarike mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ni ku munsi ubanziriza umunsi w'ubwigenge mu Rwanda, twasuye umugabo umwe mu baritisi bakomeye hano mu Rwanda witwa Patrick. Ni umuhanzi ufite inararibonye, ufite ubumenyi budasanzwe. Dumusanze hano kuri Kunda Creative. Agiye kutwibwira atubwire bimwe mu byakora kandi ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ndabifuza rero kugirana urugendo rwiza nawe, abereke icyo bivuze n'icyo bikora mu buhanzi n'ubugeni, mu kwisanzura ndetse no gukiza ibikomere by'imitima ndetse n'uburyo bwo kubaho. Muri urugendo na misiyoneri Jean Bosco turarushaho kureba neza uburyo umuntu yabaho agakira ibikomere by'umutima, akagira ubuzima kandi biciye mu bihangano bitandukanye, harimo ubugeni, ukuririmba n'ibindi bitandukanye. Reka mwihera amaso, ibindi mumutega amatwi. Mbifurije kugira umunsi w'ubwigenge mwiza ku banyarwanda mwese. Murakarama murakabyara. Patrick, uraho neza? Muraho neza Bosco. Twongeye turahuye kandi. Twongeye turahuye nyuma y'igihe kirekire. Cyane rwose. Ubu busitani twicayemo, kino giti twicayemo, nageze ndareba natangara. Ibi ni ibiki? Ibi ni bimwe mu musaruro n'ibikorwa byavuye muri Kunda Creative Agency. Kamera Gospel TV Show, ntudusige rwose urebe wumva ibidasanzwe biri muri Kunda Creative Agency. Kandi reka tusabe twibwire neza, tubwire uwo ari we, ibi ni ibiki, aha nihe turi, kandi ibi ngibi byavuye he? Ndabanza nivuge, nitwa Iradukunda Patrick. Nkaba ndumva ndi umudesigner, product designer, experience designer, nkaba n'umuhanzi, umunyabugeni. Nkaba ndi na founder wa Kunda Creative Agency. Aho dukora ibintu bya interior design, product design, tugakora na art, ndetse tukaba n'ibindi bikikije ubugeni n'umuco n'ibyo muri rusange. Ese Patrick, ibintu bivuze ngo product design cyangwa se product ubundi ni nk'ikintu, hanyuma uburyo gikorerwa plan cyangwa se uburyo kigwaho, uburyo ari ijambo ryiza rya design nshatse kugira ngo tugarukeho, yitwa kugena. Iyo ushatse kuvuga product design, ni gute mugena ikintu runaka mu nganda? Ibyo bintu se mu Rwanda birahaba? Ibyo bintu kugena bivuze neza, kubera ko buriya product ni ikintu umuntu akoresha. Turakigura, intebe ni product, imyambaro ni product, imashini, computer zo mu izo tubona n'imodoka byose ni product. Isaha ni product, amasaha, amarinete, ibintu byose ni product. Yes. Ibyo kuvuga nge numva mu Rwanda se birahaba? Birahari kubera ko duhari. Ariko ntabwo nakiyitirira kari twe twenyine tubifite, kuko buri kintu cyose cyakozwe kiba cyadesigninzwe, ahubwo no kumenya ngo ese iyo process yo kukigena uko kizakora n'uko kiba yitaweho, cyangwa wateruye icyo undi yakoze nawe ugisubiramo, cyangwa ubikoze gutyo wigendera, cyangwa nuko wabyumvisha umuto gusa. Ariko kugira wenda mbisobanure mu magambo makeya, product baho kuko irimo irakemurira umuntu runaka ikibazo, iza kubw'impamvu, kubw'ikibazo kiri gukemurwa. Rero kugena product cyangwa igikoresho bihera mu gusobanukirwa umumaro uri gukemurira ikibazo n'ikibazo uri kumukemurira icyo ari cyo. None ibyo akaba ari byo ushingiraho utangira gutekereza iyo product irabiteye ite, irabikora ite, irabisite, kugira ngo isubize bya bibazo. Iri koti buno rifite umwihariko waryo, umupira, iyi shati nambaye ifite umwihariko, izi mikrofone
kuba baragakoze uzi ko mbere hari imigozi ikurura bagahishuka ugahisha inyuma ariko ubu ngubu aka ngaka ni ukukagera gutyo wafungura pafu tukaba turimo turaganira ubwo hari umwihariko ari specification product specification yihariye irimo iratwemerera kuba uyu mwanya turimo turaganira ibintu ko numva biri mu bwenge bwinshi cyane byari ushaka ibisubizo ko abantu bicara bagasura creative design bakunda creative design bakahigira byinshi ibi bintu ko mu Rwanda namenyereye ese watubwira ahantu ubumenyi wabukuyeho kuko ntabwo tumenyera mu Rwanda mu by'ukuri ndagira ngo twe kubigira ubwiru ntago ari ibintu ntago ari maji ni ibintu byigwa njyewe ubu nashoje kaminuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kaminuza yitwa Dartmouth College aho nize iyi product design. Hari abanyarwanda bandi ibintu babyize barahari banabikoramo ba mu Rwanda cyangwa mu mahanga kandi buriya ni ryo pfundo ry'ibindi bikorwa byose ni ukuvuga ngo uburyo utekereza wenda kenshi nkeka ko hano mu Rwanda abahura nabyo ni abantu wenda bashobora kuba bakora nk'ibintu bya software design kuko igutegeka kumva neza uri gukemurira ikibazo ese niba ari inuza yo porogaramu yo wenda ubwo rugero ruza hafi niyo gucunga imari ese uwo muntu nta yahe makuru akeneye kubika aya makuru azajya yakirwa ate mu buhe buryo none ibyo ngibyo akabishingiraho akora ya software ari buhereze umukiriya. Banyarwandakazi mwebwe mutekereza gutangiza inganda muri made in Rwanda ubwo nazenekereza ubwiye ibintu numva natunguye twiga tuvuga imyenda muri made in Rwanda ntabwo imeze neza ibintu bikorwa mu Rwanda ntabwo bisa neza yego sinshaka kuvuga ko bitasa neza byose ariko barabura iki cyangwa se harabura iki kandi mu byo mwiza kugira ngo icyo navuga cya mbere na mbere mbanze nshimire nankuraje abanyarwanda bari gukora made in Rwanda mu ngeri izo arizo zose kubera ko buriya kugira ngo ikintu kibe cyiza kigomba kubanza kikabaho urabanza ukagikora noneho ukagira amahirwe noneho yo kubona feedback ukayuririraho unononsora ibitagenda neza so warumbajije ati se ni iki kibura muri made in Rwanda icyo ntekereza nabona ko kibura ahubwo ni amahirwe yandi yatuma ibikorwa byacu byongererwa agaciro ari ibyo bitekerezo biza mbere y'uko ukora product. Nashatse kuvuga cyane ku bajya bavuga bati ibintu byo mu Rwanda iyo bakoze made in Rwanda sinashatse kubigaya ahubwo nashatse kukwereka ko hari abantu basobanukiwe neza byandi bagaya umuntu yabikosora bikagira gute bigakunda ngira ngo mu byo mwize muri nubwo nageza nka muri Kunda Creative Agency nkasanga abo mufite ibintu byinshi bitandukanye narebye igiti twicaye munsi ndeba insina nagiye muri ziri kubikuta ndeba mwimbere muri atelier harimo ibikorwa byinshi bitandukanye mu by'ukuri nibashije ubumenyi wambwiye ko wabyize muri Amerika ese nk'umuntu wabyize muri Amerika ukaba uri hano mu Rwanda ni ikihe kintu kimeze nk'ibanga ese amarembo ubundi arafunguye muri Kunda Creative Agency abantu babagana bakabageraho ntacyo bitwaye ese ni iki mubona gikenewe cyane ku isoko ry'inganda umuntu ashobora abafite inganda babigenze bate bakore bate buriya uravuze ibanga watereka ibanga buriya niba ari mu giswera abanga ibanga ni iry'umwe babiri n'uwa gatatazo ariko aho ngaho ni ukuganira tuvuye nko gukebura abantu mbese bafite inganda aho ni ukuganira ariko nanuza nta nubwo ari ibanga mu by'ukuri kuko bibaye byiza twese twaba dukora neza kuko ni amahirwe yo kuvuga ibikozwe neza ntitujya kubishaka ahandi ubwo ubushobozi tukaba tubwiyubatsemo imbere mu gihugu rero ikintu navuga kibanga cyangwa wavuga cy'umwimerere ku muntu wese ufite inganda
zaba intoya cyangwa inini n'izikiri kuvuka. Buriya iyo watangiye gukora ikintu niho waba ukora urukweto, ikintu gishobora kugufasha ni bya bibazo, cya kintu twahereyeho yuko buri product yose iba irimo ikemura ikibazo. So kwibaza ati ninde ndi gukemurira ikibazo, ese ikibazo afite ni ikihe, noneho byaba na byiza ugafata ikayi n'ikaramu yihariye y'icyo kintu, bavuga ati ikibazo, uwo nkemurira ikibazo ni uyu. Ubwo detaye zose washyiraho ko uwo ari we, ese ni umugabo, ni umugore, mu myaka ingahe, ni umwana se, abarizwa hehe. Kuko gusobanukirwa uwo muntu n'ikibazo cye ukaba wabasha kugishyira mu magambo yumvikana, bituma nugikora. Kuko buriya uzarebe iyo ugiye mu isoko, hari igihe ubona ikintu ugahita ubona nicyo washakaga, niwe cyagenewe, ariko kubera iki? Kubera ko uwagikoze nawe ntabwo byamugwiririye, yaragutekereje, yari arimo uteye nkawe, ukavuga ati se ibi ngibi ni Imana yabikoze. Ariko wa muntu ryabanga bwa bwiru nuko yafashe wa mwanya. None iyo binabaye byiza urabitekereza, kuko uri ushingira ku makuru wowe ufite ukureba muri sosiyete, byaba na byiza yakaye ukayifata, cyangwa ukiha umwanya ukajya kureba aho ba bantu bari guhura n'icyo kibazo, watekereza ibibazo wababaza kugira ngo usobanukirwe ikibazo cyabo neza. Kuko ubitekerejeho nawe wakandika lisite y'ibibazo nka 3 cyangwa 4, ukagenda ukamwitegereza, wamwitegerereza kure, ukavuga ati se niba ari urukweto ushaka gukora. Kubera ko bodaboda ujyana muri dushe zitandukanye na bodaboda uvuga ati usohokana hanze ku muhanda, abo ngabo babitekerejeho, hari n'ibyo bakora kugira ngo izo zitandukane. Yawe zimwe zisigaho amabara ukabona karakeye nyine wagasohokana. So ubwo twavuze gusobanukirwa umuntu, gusobanukirwa ikibazo cye. Ni isoko, ariko iyo kenshi dukoresheje ijambo ry'isoko abantu bahita bumva ari ikintu kiremereye. Ni umuntu, kuko ibibazo buriya ikibazo wakemuriye umuntu umwe kandi gifitwe n'abantu benshi, iyo bibaye byiza kiba ari ikibazo gifitwe n'abantu benshi. Ariko iyo abantu bagiye kugura ntibagura nk'itsinda, bagura ni umuntu ufata icyemezo ku giti n'undi. Ariko wowe nka nyiri igikorwa, icyo warakoze ni uko ubanyuramo, wabatekereje ese ni bande, bafite ikihe kibazo, ese ikibazo cyabo bahurirahe nacyo, reka njye kubareba. Byaba byiza ukabavugisha cyangwa ukabitegereza ugafata ya makuru. Inshuti bakunzi, akaryoshye ntigahora mu itama. Igice cyaho cy'ikiganiro muzagikurikira ubutaha, ariko nawe kwifuza kugira ngo ukore subscribe ku kamera Gospel TV Show, ndetse washobora kwandikira kuri Kunda Creative Agency bakaguha ibindi sobanuro, cyangwa se bakakwereka imirimo imwe n'imwe bakora, cyangwa ukakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo Kunda Creative Agency cyangwa se Iradukunda Patrick, cyangwa se ugakurikira ibiganiro kuri kamera Gospel TV Show, ukareba nimero ikurikira, twakugeza aho amakuru adasanzwe.